Ndagusuhuje wahisemo kudukurikira nanone iyi ni Chantal TV ngende Uwimana Marie Chantal ubagezaho ibiganiro kenshi ariko nanone mfashe uyu mwanya kugira ngo ngushimire wowe wemeye kuba inshuti yanjye ukaba umunyamuryango wa Chantal TV kandi ukaba rimwe na rimwe abantu bampa feedback mukanyandikira niwumva ikiganiro kigukoze ku mutima ukumva kigize icyo kikungura ujye ugisangiza n'abandi hanyuma wakandaho kuri subscribe aho handitse subscribe burya ubaye umunyamuryango kugira ngo ibiganiro dushyiraho bijye bikugeraho ugakanda naho kunzogera kugira ngo nihagira ikiganiro cyiza hagize ikintu na kimwe dukora kuri televiziyo kikugereho byihuse. Hanyuma rero ni ibiganiro byacu nakagaruka hari igihe tuba dufite abatumirwa cyangwa se nagarutse rimwe na rimwe ndi kubaganiriza cyangwa turi kuganira ku bintu bitandukanye by'ubuzima busanzwe. Icyo mba mvuga ni ibintu benshi bigenda bigira ingaruka mu mibanire y'abantu igasanga ntabwo igenze neza. Ubu mu minsi ishize twaganiriye ingingo zitandukanye, uyu munsi rero hari ingingo ngiye kubaganiriza. Hari abantu b'inshuti zanjye, hari abantu twamenyanye banganirije ku bintu bitandukanye, abanganirije kuri iyi ngingo ivuga gufuha bikagenda bituma iterambere ry'abantu, imibanire y'abantu, ingo zisenyuka. Hari abantu benshi mfite bazatanga ubuhamya bw'ibyagiye biba mu buzima bwabo, ariko jyewe ngiye kuvuga kuri iyi navuga ko ari indwara, ni ubuzima busanzwe. Gufuha n'ubuzima cyangwa se ni bimwe mu byiyumvo by'abantu, ariko gufuha gukabije hari abantu benshi. Gufuha gukabije kwasenyeye ingo, kwatandukanyije abakunzi, kwatumye iterambere ridindira. Impamvu mbizanye si uko atari ikintu gisanzwe, ahubwo gufuha ubwabyo ni kimwe, ariko gufuha gukabije ni ikintu kigoye imitima y'abantu, ni ikintu kibabaje, ni ikintu gisenya. Mu by'ukuri icyo twita gufuha ni hahandi umuntu wawe cyangwa se umukunzi wawe cyangwa se umugore wawe cyangwa umugabo wawe wumva nta wundi muntu mu by'ukuri yagirana imishyikirano cyangwa umubano wihariye nawe. Ariko tekereza noneho ugiye ugira impungenge z'uwo muntu wawe, ukajya umukekaho ko wenda hari ibintu bibi umukekaho yakoze, ugahora umukurikiza amaso, ukamukurikiza abamugenzura. Ni iki wowe ubona byakwangiza? Ni ibiki mwe ubona byakwangiza? Abantu benshi tuzandika muri comment wenda tubivuge, cyangwa se hari ingero nyinshi abantu bazatanga ubuhamya bw'ibyo bagiye bacamo, ariko ngiye kubivugaho mu buryo bumwe cyangwa bumwe bw'ibiganiro nagiye numva. Hari igihe umuntu aba afite umugore ukamushaka mugakundana, iyo ngeso ntiwigeze uyigaragaza mbere, umubwira uti nyewe mfite gufuha gukabije gushaka kugeza n'urugo wenda cyangwa mu rukundo rwacu kwagira ingaruka. Hanyuma ushatse umudamu, wenda umudamu wawe ni mwiza, ngiye kubabwira ibimenyetso, ubwo natangiye kwinjira mu bimenyetso. Umudamu wawe ni umudamu mwiza, cyane cyane ubwo mpereye ku bagabo. Umukobwa waramukunze, uri umusore, hanyuma ugeze igihe cyo kumushaka, araje, wabibonaga ko ari umukobwa mwiza, murabanye, utangiye kubana, uramubwiye. Kandi mu bintu wamukundiye harimo ko yambara neza, harimo ko yisiga neza, harimo ko afite umusatsi mwiza. None umugejeje mu rugo, uramubwira uti imyenda yose wambaraga shyira ku ruhande, kwisiga kose wisigaga biveho, umusatsi kata shyira ku ruhande. Ibyo ni ibimenyetso bikubwira we madamu cyangwa se wo mugabo ko ufite gufuhira uwo mugore wawe bikabije kandi bidafite impamvu, bidafite reasons. Nimba rero ubwo wumva muri wowe harimo iryo fuhe ryo kumva ko umugore wari we wenyine wamureba, ari wowe wenyine ushaka kubona imyambarire myiza ye, kwisiga kwe, kumubuza kujya ahantu, kumubuza bizinesi, urimo urarengera, urimo urica umugore wawe, urimo urica uwo mukunzi wawe, urimo kumubuza kuba we. Ntabwo umuntu ariho kugira ngo ube ari wowe wishima wenyine umubonye. Umuntu ni mugari, umuntu afite inshingano nyinshi yaje muri ubu buzima gukora.
rero abagabo iyo se ndayita ntibanyita ingeso ntibanyita indwara ntabwo mbizi ariko reka mbyite ingeso kugira ngo wenda yakemuka abaye ari indwara ubwo twavuga ko umuntu azajya kwivuza kandi umuti ni wowe n'ubundi turaza kubigarukaho. hanyuma mugore ubwo ngiye kubwira abagore nanone, mugore ufuhira umugabo wawe arazana telefone, ahantu hambere uruhukira ni muri message imwe ku yindi imwe ku yindi imwe ku yindi, iyo ni nayo nayita ingeso mbi yo gufuha. Rwego ngo kwinjira mu message ni ikintu cy'igishyika uhora nacyo kuvuga ngo ubuse yavuze ngo iki, ubuse yiriranwe nande, ubuse ninde wamuhamagaye, ubuse ninde wamwandikiye, ninde wamuhereje amafoto. Ibyo bintu bikaguhangayikisha yaba utarabona telefone yo kumva nta guhumeka neza. Ibyo bintu ni ingeso mbi, wenda ushobora kugonga izo message ushaka, ayo mafoto washakaga, ariko birimo birakwinjiza mu gusenyuka k'umuryango wawe cyangwa k'urukundo rwawe. Mu by'ukuri ni byiza ko umuntu wamugenzura igihe cyose urimo gushaka kubana nawe, ni byiza, ariko nawe ntabwo wahora umushyiraho ube nk'umupolisi ngo ube ribu ku buzima bwe. Ntabwo numva ko turi abashinjabyaha, ntabwo turi abapolisi ku buzima bw'abantu dukunda cyangwa dukundana. Iyo ni telefone tuvuze. Ikindi uramucunga mu mufuka, ni duki yanditse, uracunga muri varize, uracunga ahantu abitse utuntu, uramwumviriza ari kuri telefone. Iyo ni ingeso yo gufuha no kurengera uburenganzira bw'umuntu, ndetse rimwe ugasanga byakwinjije ahantu kuzahava birakugoye. Ninde rero ubabara muri uko gufuha? Ibyo ni ibimenyetso bitandukanye, wenda mvuze ibyo ngibyo, uko kuntu ushyiraho abantu ngo mundebere, uhamagaye abantu, ese hari umugore wanjye mumboneraho, ese hari umugabo wanjye wamboneyeho, ese ku kazi ufite umukirina, ndavuga abantu badufasha bakora imirimo ku kazi ahantu hatandukanye, abapranto, ugasanga uziranye n'umupranto w'ahantu umugabo wakora cyangwa umugore wawe akora, ukanamuha amafaranga, ukajyana n'imishyikirano nawe ngo azajya gucungira umugore, azajya gucungira umugabo, azajya gucungira umukunzi, niba uri umusore cyangwa uri umukobwa. Ese wowe iyo wicaye ukireba wumva utavunika, wumva utarushye, wumva utashyira hasi ibyo bintu bikuremereye ukubaka ubuzima? Ibi bintu ndabivuga kuko nzi ko hari abantu benshi cyane bavuga kuri iki kintu, bamwe banacyita indwara. Turacyaganira nk'abantu wenda mu by'ukuri batabifitiye ubumenyi cyane, ariko nibyo koko bitera n'indwara z'umutima, ibifu, ugasanga umuntu ingingo, inyama nyinshi zo mu nda zarangitse kubera iki? Ahora n'ifuhe, ahora ahangayitse, ntashobora no kurya. Uyu mugabo ndamuhamagaye ntiyitabye, uyu mugore namuhamagaye ntiyitabye. Abafite imbaraga bo ngo bashyiramo n'imigeri n'inshyi, ugasanga yakubise umugore, ugasanga umugore ateye amahane, urugo rwabaye induru ku bintu bidafite ikimenyetso na kimwe ushinja umuntu. Ngenda bizi neza, wanze kunyitaba uri ahantu aha. Gufuha gukabije bihinduka uburwayi, indwara. Hanyuma reka twikomereze, reka tuvuge noneho, nimba wowe ufite urugo rumeze gutyo cyangwa uri umugore, umugabo ukaba ufuhira umugore wawe kuri urwo rwego, tekereza umuvanye mu kazi, cyangwa se wamukuye mu kazi kamwe umujyanye mu kandi, cyangwa se namwe ngo nazicare mu rugo ngo arere abana. Nzi cyangwa numvise inkuru nyinshi z'abagore bari mu ngo batagikora kubera yuko abagabo babo bababwiye yuko badashaka ko bongera kujya ku muhanda. Mugabo, none se uzabwira umugore wawe agume mu nzu ubuzima bw'imyaka asigaje kubana nawe kugira ngo abantu batazamutereta, kugira ngo abantu batazamureba? Ahubwo ngira ngo ubaye uri umuntu mwiza uhangayikishijwe n'ubuzima bw'urugo rwawe n'ubuzima bw'umugore wawe, wakabaye umutoza kuba strong enough, kuba umuntu ukomeye bihagije ku buryo ahangana n'ubuzima buri hanze, kurusha kumuhisha mu cyumba. Ntabwo ari igikoresho, ntabwo ari akabati waguze ngo ushyire mu nzu. Mugore, niba umugabo ubona ari umugabo mwiza, niba ari umugabo ubona ukenewe n'abantu bose bamutwara, ikibazo si ubwiza afite, kuko abantu beza ku isi ni benshi. Ubwo washyiraho ikimenyetso hari kuri uwo mugabo kugira ngo atamujyana. Ariko ibyiza ni uko wakabaye wubaka umugabo wawe mu marangamutima, niba koko mukeneye kubaka urugo, akaba umugabo ugendana ubwisanzure, umugabo ufite ibyemezo mu buzima byakubakira umuryango.
kuko se nutakaza umugore wa mbere kubera gufuha ugashaka uwa kabiri nanone bikagenda bityo. Ese ubwo urwo rukundo wavugaga abantu bashaka ngo urukundo ngo rugomba gufuha, urwo rukundo rugomba gufuha ugomba kumenya urugero rwo gufuha kwawe ko rutarimo kurengera no kwinjirira undi muntu mu buzima bwe no kumwangiza mu marangamutima no kumubuza ubwisanzure n'icyo nawe agomba kuba cyo. Kubera ko buri muntu afite vision, nubwo abagore wenda baza muri vision z'abagabo babo, ariko nawe ni umuntu, nawe afite, mbere yuko muhura yari afite ibyemezo, yari afite inzozi, yari afite imibereho ateganya kuzabamo. Nibyo naramutse uyu munsi mvuga nti aka kantu tugasangiza abakunzi ba Chantal TV n'abandi bose bazatugeraho bakamenya yuko nimba hari ikintu kikurimo kikuzamukamo, cy'icyo kintu gifuha kikubuza amahoro, gicecekesha, kuko imbaraga zigikuraho, imbaraga zigicecekesha ziri n'ubundi muri wowe. Imbaraga zicecekeshe ayo majwi, imbaraga zitsinda uko kwikunda, uko ni ukwikunda kuri muri wowe. Uri inshuti nziza kuko wahisemo kudukurikira, ariko turashaka kubaka abantu, turashaka kubaka twebwe abantu buzuye, bafite ibintu byuzuye byatuma tubana n'abandi amahoro. Kuko urugo nk'urwo bikamvuga ingaruka zibamo, harimo kuba uwo mudamu adashobora kugira amahoro, uwo mugabo ntashobora kugira umutekano, imibanire ntabwo igenda neza, nta byishimo biba muri uwo muryango, abana bo babigenderamo, n'amafaranga y'ishuri ntaboneka, iterambere ntirishoboka, urugo rurasenyuka, ubuzima bukibagirana. Ndagushishikariza ubaka amarangamutima mbere y'uko ushaka. Niba waranashatse ukaba uri muri ubwo buzima, madamu fata umwanzuro wo guhagarika ibyo bintu, umugabo fata umwanzuro wo guhagarika ibyo bintu, wowe ube umuntu utanga amahirwe ku muntu mubana, utanga ubwisanzure ku muntu mubana, bizagira umumaro. Nagushimiraga ko wahisemo kubana natwe, hanyuma mukomeze gukurikira ibiganiro byacu, twungurana ibitekerezo, dushishikarize n'abandi bantu bose n'abandi muzi bari muri ibyo bihe bitoroshye, bababwire ko ubuzima bukomeza. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, shalom shalom.